Nshuti za Digital Encyclopedic Tech Limited, twagarutse mu byigisho byacu byiza, aho turi mu byigisho by'imisoro, imisoro y'imbere mu gihugu ndetse no ku mipaka. Uyu munsi rero tugiye kwiga ubwoko bw'umusoro abantu benshi bakunze kumbaza. Welcome to the Professional Rwanda Tax Series. Excise duty. Excise duty ni musoro ki? Ese ureba bande? Ese nibe bicuruzwa biwusoreshwa? Kandi uyu musoro usoreshwa ngahe? Iki cyigisho ntigigucike, wowe kora subscribe kugira ngo nituzadushyiraho icyigisho ako kanya ujye tubona notification, kora kukazogera kandi ujye wibuka gukora share woherereza abantu bakeneye ibi byigisho. Reka rero twinjire mu cyigisho nk'ibisanzwe muri kumwe na Horike, aho tugiye gufatanyiriza hamwe kureba umusoro ku byaguzwe. Witwa umusoro ku byaguzwe, mu kinyarwanda cyuzuye ni umusoro ku byaguzwe, excise duty. Reka rero tujye mu cyigisho turebe ngo ni ibiki bisabwa kuri uyu musoro. Aha baratubwiye ngo ni umusoro ku byaguzwe cyangwa se umusoro ku byaguzwe ni iki? Umusoro ku byaguzwe, excise duty, ni umusoro ucibwa ku bicuruzwa na serivisi zimwe na zimwe zatoranyijwe n'amategeko. Ni umusoro ucibwa ku bicuruzwa bimwe ariko byatoranyijwe n'iki? N'amategeko. Ni ukuvuga ngo ni ibicuruzwa runaka leta iba yatoranyije ikavuga ngo ibi bicuruzwa byo tuzabica umusoro wihariye. Apana tumenyereye yuko tujya kumva ngo ibi bicuruzwa bizatanga TVA ya 18 cyangwa se ibi birasonewe, cyangwa ukajya kumva ngo abakora ubucuruzi ubu n'ubu bazasora 28%, cyangwa abari mu gicuruzi iki n'iki bazasora 4%, cyangwa abari mu gicuruzi iki n'iki bazasora 120 muri urwo rwego. Hari n'ibicuruzwa rero leta itoranya ikabiha umusoro runaka bitewe n'icyo igendereye. Reka turebe ngo niki gituma hari ibicuruzwa leta ishyira ku ruhande ikavuga ngo ibi byo bigomba gusora aya n'aya. Kuki rero leta iwushyiraho uyu musoro? Kuki iwushyiraho? Impamvu nyakuri ni iyi. Ariko tutarajya ahangaha impamvu iwushyiraho, reka turebe bimwe muri ibyo bicuruzwa bigengwa n'amategeko cyangwa se byatoranyijwe bigashyirwa hamwe. Tuvuge muri ibyo bicuruzwa wenda harimo inzoga, harimo itabi, harimo lisansi, harimo imodoka n'ibindi bikoresho byo kwisiga, amavuta yo kwisiga, inzoga. Ibi bicuruzwa tuvuge inzoga, tuvuge uruganda rwa Bralirwa, rwa Skol n'izindi nganda zikora inzoga ndetse n'imitobe. Essence cyangwa se mazutu, akazaho n'ikindi bita itabi, akazaho ikindi bita shikarete, bombo n'amavuta yo kwisiga, amavuta twisiga, lotion. Ibyo bicuruzwa byose rero leta yabishyize kuri liste yabyo kwabyo. Ntabwo bisora umusoro ku nyungu nk'uko tubona ibindi bicuruzwa bisora umusoro ku nyungu. Oya, imodoka zitumizwa hanze zifite umusoro zisora. Niba utumiza itabi, niba utumiza shikarete, niba ufite uruganda rukora inzoga, hari umusoro bisora. Reka turebere hamwe uwo musoro ungana iki. Uwo musoro ungana iki? So impamvu rero nyamukuru y'ibi bicuruzwa kuba bishyirwa ku musoro runaka, impamvu ni ukongera amafaranga yinjira muri leta, birumvikana. Ariko impamvu ikomeye kuruta izindi zose nshaka wumva ni ukugabanya ikoreshwa ry'ibicuruzwa bishobora kugira ingaruka ku buzima nk'itabi n'inzoga.
Ah, mu yandi magambo, leta ntabwo ishaka guca inzoga, ntishaka guca itabi, ariko yongera umusoro w'itabi nibura kugira ngo rihende abarinywa bagabanuke. Inzoga ikarica umusoro mwinshi nibura kugira ngo inzoga ijye ku giciro cyo hejuru, nibura abayinywa babe bakeya. Inzoga iramutse isoreshejwe umusoro mukeya yamanuka, pirimusi ikagura amafaranga 300, ukajya usanga umuntu yabasha kugura amacupa 10, ariko nibura iyo bayisoresheje menshi nayo igahenda, nibura inywa bakeya. Ni muri urwo rwego leta isoresha umusoro mwinshi kuri ibyo bicuruzwa, ikabigira by'umwihariko kugira ngo nibura bigabanuke bibe bikeya. Ikindi bavuga ni ukurengera ibidukikije n'ubuzima rusange, cyangwa se kugenzura ibikoreshwa by'ibicuruzwa bifatwa nk'ibitari by'ibanze. Muri urwo rwego leta ishobora gutoranya ibyo bicuruzwa ikabigira iby'umwihariko. Ni bande rero barebwa n'uyu musoro? Ni inganda zikorera mu Rwanda, urugero Bralirwa yenga inzoga, cyangwa se Skol, cyangwa se Inyange. Inyange murabizi ko ikora amata, ikora ji, ikora amazi n'ibindi. So izi nganda, hari n'uruganda rwa Sulfo rukora ibikoresho byo kwisiga, amavuta, amasabune, ibintu by'amavuta nabyo biri mu bintu leta ica umusoro wihariye. Abatumiza rero ibintu mu mahanga nk'imodoka, amawisike, amasigara, shikarete n'ibindi, na cosmetics, amavuta, ibi bintu bigira umusoro wihariye. Abatanga serivisi rero, hari serivisi nazo zisoreshwa, urugero nka communication, telefone, nk'abantu nka MTN, Airtel, aba nabo bagira umusoro wihariye utandukanye n'aya misoro twize ya CIT. Ntabwo MTN isora CIT, ntabwo Airtel isora CIT, ahubwo ku mayinite hari umusoro uba ugomba gutangwa runaka. Ninde utarebwa rero n'uyu musoro? Niba kampani yawe ikora restaurant, farumasi, boutique, computer shop, hardware, schools, consultants, website development, niba ukora zimwe muri izi business, rwose ntabwo uri musoro ku byaguzwe ukureba, ntabwo ukureba. Kampani rero yandikisha ite? Niba ushaka gufungura uruganda cyangwa wararufunguye, cyangwa ukawucuruza bimwe muri biriya twavuze, winjira muri e-tax, ugahitamo muri online request, tax account registration request, excise duty. Ndaza kubereka uburyo umuntu yinjiramo ukohereza ubusabe bwawe. Okay, ushaka rero kwiyandikaho uyu musoro ubigenza ute? Uraza hano hasi handitse, ubu twamaze kugera muri e-tax, nk'uko ubibona uraza hano hasi handitse ngo online request, ukahakirika, warangiza ukamanuka hano hasi handitse ngo tax account registration request, ukahakirika. Hano ukaza ugahitamo umusoro ushaka kwiyandikaho, excise duty niyo turi gushaka twebwe. Kaza tukareba niba uhari. Aha bahita bakwereka excise ushaka, ese ni iby'inzoga, wisike bitanga umusoro wa 60%, ese ni chocolate, ese ni sweet and chewing gum, shikarete na bombo, cyangwa se ni
ni bombo zonyine, hakaza ibirungo ngibi bisura 39%, ukaza ubwo uyandikisha muri kimwe muri ibi ngibi, ureba niba ari ji ugiye gukora, niba ari ji yo mu mbuto, ureba hano kimwe muri ibi ngibi bashyize hano, niba ari ugutumiza imodoka, alukoro 30%, 15, financial transfer, kwa guhinduranya amafaranga, nabyo birimo hano. Iyi ni ya cosmetics nayo urabona ko ari 15 ngayo ngoko. Ubwo rero uraza tuvuge wenda ngo turashaka uzajya dukora fruit juice, turakirika, turangiza tukirike ku itariki dushaka gutangiriraho. Niba dushaka gutangira wenda mu kwa karindwi, turaza tukirike ku itariki 15, bahite batubwira ko uyu musoro uteye gutya, turakora submit, uwo musoro ubwo tube turangije kuyandikishaho. Biroroshye cyane, ni muri ubu buryo uwiyandikishaho, ubundi kudekarara ni ibisanzwe, no kuza nyine kuri new declaration, buri kwezi usanga nuza bamaze kuyishyiramo yawo hano, doc ID yawo uzajya usanga bamaze kuyishyiramo, ubundi uhita udekarara nk'ibisanzwe. Abatumiza mu mahanga bo bakoresha Rwanda Electronic Single Window muri custom, cyangwa se uyu musoro, reka noneho turebe uyu musoro bawishyura ryari. Tax period ni ukwezi, declaration n'ubwishyu bikorwa mu minsi 5 ikurikira uko kwezi. Ni ukuvuga ngo bo ntabwo ari ku gihembwe, ntabwo ari ku mwaka, ahubwo ni buri kwezi, kandi ugahabwa iminsi 5 yo gutegura declaration no kwishyura. Ukwezi kwa Nyakanga rero kurangira kuri 31, ubwo bivuga ko declaration ikorwa bitarenze itariki 5 Kanama. Nibutsa ko iyi munsi ari tariki ya mbere, abatarakora iyi declaration bibuke ko hasigaye iminsi 4 yonyine. Leti z'umusoro rero tuvuge nk'urugero nka Fanta yishyura 39%, inzoga yizishyura 40% kugeza kuri 65%, naho cosmetics zishyura 15%. Urugero rero twafata tuvuge nka Bralirwa yakoze Primus ifite agaciro, Primus wenda tuvuge zifite agaciro k'ibihumbi 100, ni ukuvuga ngo uyu musoro ku byaguzwe ni 40%. Ubwo tuhite turafata ibihumbi 100 dukube 40%, tubone yuko mu bihumbi 100 Bralirwa itangamo umusoro w'ibihumbi 40. Ni umusoro mwinshi, murabyumva ko ari mwinshi, muba mwenda nk'aho kugabana inyungu na leta. Ni ukuvuga ngo hari ibihumbi 100, ugatangamo 40 ugasigana na 60, urumva ni umusoro mwinshi cyane. Reka tusoreze rero ku kintu cyerekeranye na tembure. Ese tembure wabuze icyo ari cyo? Cyo bita tembure, cyangwa se digital stamp. Waba uzi icyo ari cyo? Reka turebere hamwe, ari naho tugiye gusoreza iki cyigisho. Ntabwo nifuza ko iki cyigisho cyacu kiba kirekire cyane, reka dusoreze kuri iyi ngingo ivuga tembure. Hari abantu benshi batazi tembure ni iki. Tembure, ibicuruzwa byinshi nk'inzoga n'itabi bigomba gushyirwaho digital tax stamp. Iyo stamp yerekana ko umusoro wishyuwe igicuruzwa ari umwimerere, cyemewe gucuruzwa. Tembure rero murabona aka kantu muzakabona kari ku icupa,
aka kantu kari ku icupa gafasha hano ku mufuniko kameze nk'agasirinze icupa niko bita tembure. Iyo niyo tembure rero ibimeze gutya. Aka kantu kaba kometse ku bicuruzwa bimwe na bimwe. Nshuti rero za Digital Encyclopedic Tech Limited, ndakeka iki cyigisho mwacyumvise. Umusoro ku byaguzwe, abantu bajyaga bibaza ngo umusoro ku byaguzwe ni musoro ki, urebwa na bande? Mwabyumvishe yuko ureba ku bantu bafite inganda zikora inzoga, imitobe, izikora amavuta yo kwisiga, essence, mazutu, iki kindi twabonye itabi n'amashikarete. Biriya byose ni ibikorwa leta yashyize kuri liste, bikaba bifite umusoro wabyo wihariye. Niba rero hari ikibazo ufite kuri uyu musoro, wajya hasi muri comment ukatwandikira kugira ngo mu cyigisho gitaha tuzagusobanurire ikibazo cyawe, cyangwa se niba ari inyunganizi ushaka kuduha kuri uyu musoro ari aho tutagejeje, wajya muri comment ukaduha ubusobanuro. Muri kumwe na Horeke. Bye bye, nahejo mu cyigisho kindi. Ntiwibagirwe gukora subscribe, ukore share kandi ukore like, kandi ujye utuha inama muri comment utubwire ngo muzatwigisha iki n'iki, nacyo tuzakigeraho. Bye bye. Welcome